Ndagusuje kandi ndakwifuriza kugubwa neza. Nakomeje kugenda mbibabwira kenshi yuko wenda tugaruka ku buzima busanzwe bwa buri munsi. Wenda mumenyereye ko tugaruka cyane kuri ibintu bijyanye n'ubwiza bw'umuntu cyangwa se n'uburyo umuntu yakwitwara kugira ngo umubiri ube mwiza. Ariko tujya no muri lifestyle tukareba no mu mibereho yacu ya buri munsi. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kugaruka ku bintu bitandukanye umugore cyangwa se umukobwa abona ku muhungu bwa mbere. Bityo rero niba uri n'umusore hari n'ikintu runaka turi bugarukeho kuri uyu munsi kikaba cyaje n'umukobwa mugenzi wawe, ubwo turabwira abasore n'abakobwa baba bari mu kigero cyo gutereta cyane, ubwo aka kantu ntago gakwiriye kugucika ku munsi wa none. Ni ibintu bigera ku 9 turi bugarukeho umukobwa cyangwa umugore abona ku mugabo iyo bari kumwe. Ikintu cya mbere tudatinze rero buriya ngo ni ubwoya bwo muzuru. Ubwoya bwo muzuru ushaka kumva ari ikintu gitunguranye wenda utanatekerezaga utajyaga unitaho, ariko abagabo bamwe na bamwe bagira ubwoya bwinshi bumera muzuru kubera ko n'imiterere yabo irabibemerera kunyura ubwoya bwinshi ahantu hatandukanye. Muzuru rero ni hamwe muriho. Buriya rero ngo abakobwa n'abagore bamwe babibona nk'ibintu wenda bishobora no kuba biteye n'isesemi cyangwa se bikanababangamira kuruta ndetse n'umwuka mubi. Buriya hari umuntu ushaka kubwira ngo iyo wicaranye n'umuntu ufite umwuka mubi arakubangamira, ariko buriya ngo abagore ntago babangamirwa cyane n'umwuka mubi ugereranyije n'ubwoya bwo muzuru. Ubushakashatsi rero ngo bwakorewe ku bagore 67,000 ngo 46 muri bo bagaragaje ko ngo bahitamo kuganira n'umusore ufite umwuka mubi kurenza kuganira n'umusore ufite ubwoya bwinshi muzuru. Niba udukurikiye muri aka kanya rero ukaba ufite ubwoya bwinshi muzuru, fata agakasi cyangwa se ufate twa tundi twitwa tweezers ukuremo ubwo bwoya muzuru kugira ngo utazabangamira umukobwa mukundana cyangwa se uwo uri gutereta muri iyi minsi bitazakubuza amahirwe yawe. Ikindi kintu rero buriya abantu benshi batajya baha agaciro kandi buriya ngo abakobwa babona ku basore ni inzara. Inzara buriya uko zaba zimeze kose, zaba ngufi zaba ndende, uko ziba zimeze kose umukobwa arazibona kuri wowe muhungu utwumva muri aka kanya. Ariko by'umwihariko ngo abakobwa bareba inzara bashaka kureba niba umuhungu agira isuku, kuko buriya ngo inzara nini ngo zigaragaza umuhungu utagira isuku cyangwa zindi ziba zirimo umwanda, ariko umusore ufite inzara ziciye ziri ku murongo buriya ngo agaragara nk'ugira isuku mu maso y'umukobwa. Babasore rero usanga batereka inzara zikaba nini, biriya byo noneho ngo bibangamira abakobwa babareba ndetse cyane. Bityo rero niba nawe ushaka yuko umukobwa kubona neza, inzara zawe muhure ufite inzara zisukuye. Ariko kandi ikindi kintu ugomba kwibuka, ugomba kwirinda kuzirya. Buriya abasore ngo barya inzara nabo bagaragara nk'abana mu maso y'abakobwa. Ifo faire attention rero mu gihe uzi neza kuzahura n'umukobwa, wirinda ku kageso ugasige aho wavuye kugira ngo atazabikubonaho. Ikindi kintu rero buriya utanatekereza abakobwa babona ku bahungu ni icyo twise accessories cyangwa se utuntu dutandukanye yambaye, udushene, isaha, impeta, amabrasere n'ibindi bitandukanye basore ujye ubona bambara bamwe na bamwe surtout muri iyi minsi ho bisa nkaho bigezweho. Buriya rero ngo abasore bambara amasaha aya ngaya agezweho ari classe bagaragara nk'abasore bafite imbaraga cyangwa b'abanyamafaranga. Ubwo ni amasaha agura hejuru y'50,000 kuzamura, ubwo ni za Rolex, ni za Swatch, ni za Omega n'izindi saha zizwi nk'isaha zihenda. Hanyuma babasore bakunda kwambara zino saha za sport cyangwa se izingizo usanga zirimo imibare zigufasha kwiruka, zikwereka uburyo umutima utera n'ibindi. Buriya ngo abasore bambara ziriya bagaragara nk'abasore bari fan cyangwa se abasore bakunda kwishimisha, b'abanyamahoro, bakunda sport ndetse n'ibindi nk'ibyo. Hakaba rero n'ikindi cyiciro cy'abasore bambara amasaha asanzwe, isaha y'urushinge cyangwa se igisanzwe y'imibare, ariko ukabona ni isaha iciriritse isanzwe. Rero ngo bafatwa nk'abasore b'abana beza ariko ngo badakunda ibintu bya hatari. Bityo rero nujya wambara isaha ujye umenya ko buriya umukobwa hari uburyo akubona bitewe n'ubwoko bw'isaha wambaye. Ikindi kintu rero buriya ngo abakobwa babona ku basore ni inseko. Uko umusore aseka biragaragaza yuko ari umuntu runaka. Ni ukuvuga ngo umusore useka cyane nawe agahora yasamye ku mugani w'abandi ngo arabangama ugereranyije n'abandi, ariko wa musore muganira ukabona araseka kandi agaseka n'amaso agenda, buriya ngo agira ibyo agaragaza. Buriya abasore ngo bakundwa cyane ni abasore baseka. Buryo uko useka niko kurura umukobwa, ariko wa wundi ubufunze isura buri gihe utagiye werekana amenyo na rimwe, buriya ngo ntago umukobwa ashobora kumwiyumvamo na gato. Hanyuma ikindi dukurikiyeho ni uburyo urebana n'umuntu muri kuvugana. Buriya ngo wa musore muvugana atakureba mu maso, abakobwa kenshi mumufata nk'umubeshyi. Wa wundi uvuga yirebera ku ruhande mudashobora guhuza amaso na rimwe, burya ngo ntago ushobora kwizerwa. Ariko uko uvugisha umukobwa murebana bikwereka yuko hari ikizere uri kumuhereza, bityo bigatuma umukobwa nawe kwisangaho agatangira kuganira nawe yisanzuye. Hanyuma ikindi buriya ngo ni umusore udakundwa n'abantu cyane muri societe. Umusore wisanzura ku bandi
burya ngo akurura abakobwa cyane, ndetse umukobwa ahita anamubona cyane. Ni kimwe mu bintu bigaragara umukobwa uri kwitegereza abandi basore aho bari kuganirira, niba ari kumwe n'inshuti ze, bityo rero bikaba byatuma wakwisanzureho cyangwa se nakwisanzureho bitewe n'uko yakubonye. Niba iyo muri mu bandi uri umusore ukunze kuba uri mu nguni yawe uri kumwe na telefone nta muntu uvugisha, burya bariya basore ngo baratinyika cyane ugereranyije na wa musore wisanzura mu bandi. Nayo mpamvu bakunze kuvuga ngo abasore aho baba bari uzumve umukobwa bakubwira ati ngiye umusore uri kunywa inzoga asangira n'abandi, mwiyumvamo kurenza wa wundi wicaye ku ruhande rwe uri kwinywera icyayi wenyine nta wundi muntu avugisha. Hanyuma icya karindwi buriya ngo ni inkweto. Abakobwa aho bava bakagera babona inkweto z'abasore cyane. Umusore wambaye inkweto buriya ngo bakunda kumwitegereza kubera ko ngo inkweto nizo zigaragaza niba umusore agira isuku cyangwa atazigira. Umusore wambaye inkweto zanduye aho ava akagera burya ngo umukobwa ntamwiyumvamo. Burya tuba twabibonye nubwo ushobora kwicecekera, ariko kandi umusore wambaye inkweto zihanaguye zifite isuku zisa neza akurura umukobwa bagiye kuganira. Ikindi cya munani tugiye gukomerezaho ni parfum. Parfum buriya ni ingenzi cyane ku mukobwa. Umukobwa wumvise ko umusore ahumura neza bituma mwisangaho kurenza wa wundi udahumura neza. Abasore rero rimwe na rimwe hari n'igihe ashobora kugira n'umwuka w'icyuya runaka bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye, wenda yakoze yavunitse, bityo rero bikaba byatuma umukobwa atamwisangaho. Gerageza uba ufite akantu gahumuza uba wakwitera mu mwenda wawe, bityo bibe byatuma umukobwa kwegera kandi akwisanzureho. Nuba uzi neza rero ko buriya ngo utahumura biragoye ko umukobwa yakwegera, ariko ahangaha witonde kuko buriya ngo abakobwa abasore bahumura cyane barabatinya kuko bavuga ngo uyu musore akunda abakobwa cyane. Rero nujya kwitera umubavu ntuzitere ukabije kugira ngo bitazagutera gufatwa nabi mu maso y'umukobwa uri kukureba. Icyanyuma dusorejeho rero buriya ni manière cyangwa se manners, imyitwarire y'umusore runaka. Umusore uko yitwaye bisobanuye niba ari uwo bita gentleman cyangwa se ari umusore usanzwe. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga wa musore muhura mukaganira ukabona afite ikinyabupfura, uwo nguwo hari uburyo azafatwa mu maso y'umukobwa. Wa musore uvuga amagambo menshi urwana wa undi abantu batinya kubera amagambo mabavuga, burya akenshi ngo abakobwa babibona mbere bakamuhungira kure. Ariko kandi na wa musore muba muri kumwe ukabona ngo ari kwayura ngo cyangwa ari kwitsamura buri kanya cyangwa se ngo ari gukorora, mbese afite imico itafite ikinyabupfura cyiza, ibyo ngibyo birya nabyo ngo umukobwa bibona mbere bikaba byatuma agenda. Wa musore rero dukurikiye muri aka kanya usuzume urebe niba kimwe muri ibyo bintu tuvuze atari byo byatumye umukobwa wateretaga cyangwa se mwari muri kumwe akujya kure. Ni ibintu 9 twagarukagaho umukobwa abona ku musore bishobora no kuba byatuma umusore agwa muri esheke, bikaba byatuma bura n'umukobwa yarari gutereta muri iyo minsi. Niba hari icyo mva twibagiwe wacyongeramo muri comment natwe ukadusangiza tukabasha kubyigaho. Hanyuma ntiwibagize gusangiza inshuti zawe cyangwa se gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye ubona video zitandukanye nk'izi ngizi. Reka tuzasubire ubutaha.